kingira rero nje kwisubiriza abantu bamwe na bamwe bashatse kurira umuntu bita icyogere mu nkuba. Abo bantu nujya kubavuga urumva uretse uje bavuye kumbaza ngo ugiye kubasubiza nkandi ko bavuze Jay Squeezer bavuze kuri Magic. Impamvu ya mbere ngomba gusubiza bano bantu yego nukubera yuko witwa Jay Squeezer Mipango yari ari mu Rwanda ngiye bashije kumburesinga yego agerageza no kumfasha mu bushobozi bwe bucyari afite. Yes yamano se reka baze ari mu yashiza yitafanza wumve yego niyo yaba ataragufashije no yazaka kuvuga nabi hari ibyo bumwe cyangwa ubundi ashobora kugutwikiramo mwana turi ushoboye twese turabyumva uri kubyumva. Ikindi cya kabiri ni wa muntu ukunda kwizanira content abandi bantu bakayishishora cyangwa se batari bafite. Nijya kubwira kino kintu ntago ari wa muntu uzaza ngo ubone wenda ngo ari wo kurwanira ngo abastar ngo muze ngo bahosting cyangwa ngo ibiki oya we ni wa muntu ubwiwe nawe ubwiwe ni nawe ni content ni brand. So man nago natinyuka niri narimwe kuvuga Jay Squeezer Mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore nabi kuko ngiye yanguye hari mu bishanga. Oya je bivuga neza harya ni ku musozi wa Ndiza hari abantu bazi za Muhanga murahazi na yanguye yo aranzamura herubiko gusa n'ibintu bijyanye n'ibiti nta kiri kintu kihera. Uvuge ko ari na korotari kuvuga ko ari ishyamba ariko korotasi wanyu mwazi cukura ukaza kuri Kabyindi wowe wanyu mwacukuye korota wowe uza kuri Kabyindi ibyo byihore bivuze ngo rero yanguye aho hantu aruga ngo King Ira gwino hano nkwereke akwereka abanyarwanda reka ngo muri cya abanyarwanda bakumenye ngira ngo yagupostinze video renga nka 200 izo ni nyinshi ngize kino kiganiro mbajya dushyiraho umucyo kubera ko nabonye abantu benshi bagutera amabuye muri comment baravuga ati ntago byabyiza kwihenura ariko nkurikiyenza gusanga atari wagize gute nimujye mu biganiro sibyo gusa rero ntago njewe nje kwenda kuvuga ngo iki cyari kinzanye nuko breaking news witwa Jay Squeezer Mipango cyangwa se cyogere mu nkuba ubu yamajije kugura icyokezo agitwara mu ndege agikura mu Rwanda akijyana Mongoli. Bishatse kuvuga iki icyokezo yagisiza kimwe kuri Gasuku Media agura ikindi Nyabugo bw'isa 8 z'amanywa uwitwa Jay Squeezer agitegera indege wibuka ko Mongoli Jay ishaka gahene numara kukabona umbwire ngene nkotse hariya n'ubundi nsigare ku rugo ndebe ko twakora content nka 20 iki nanjye mushimire mubwire ngo kabisa muntu wanjye ekomeza untebere none wabaye mu diaspora nakanyenyero ugiye kuzanya ugakanda utaza kumbwira ngo Jay Squeezer Mipango itonde bantu muza mukavuga Jay Squeezer Mipango nabi musubize inyuma amaso yanyu birarura niwe king wa game mujye mure mu bantu bose turi bari muri no mihanda nta muntu numwe atigeze ashyiraho akaboko. Yes, of course, come to baby no VKF, of course, King of the Ambassador, Fab coming out, mtoto wabutamwe na Nyiratoka TV, tutaravuka butini nyurugi TV, nesh kumuro ziko ndavuzwe, abyashura ho hiti hoteli zuba, nyiti nshuti y'aba boss nitijwi, ry'aba diasporent. Ningejwi abandi kakajwi, comme pandemic. Ndesite umuwanzo kuri phone shop mwana w'umugore sha kubanza kireba buretse bandi kureba hari ukuntu umuntu bita ngo icyogere mu nkuba hari ukuntu umuntu bita ngo icyogere mu nkuba Jay Squeezer Mipango urumva najyaga mbona abanza gukuramo ituza ariko ugasanga ari ibintu afite by'amabere wowe udafite. Yes, Comic King Ira inde bakore muri showbiz umwami w'imihanda iwa ku butaka unyita inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bare mu gihugu mo ndani umwana wasizwe amavuta na Rurema wongera unyite blessed man man. So King Ira rero nje kwisubiriza abantu bamwe na bamwe bashatse kurira umuntu bita icyogere mu nkuba. Abo bantu nujya kubavuga urumva uretse uje bavuye kumbaza ngo ugiye kubasubiza nkandi ko bavuze Jay Squeezer bavuze kuri Magic. Impamvu ya mbere ngomba gusubiza bano bantu yego nukubera yuko witwa Jay Squeezer Mipango yari ari mu Rwanda ngiye bashije kumburesinga yego agerageza no kumfasha mu bushobozi bwe bucyari afite. Agerageza no kugira n'ibindi binakora nubwo abantu bamwe batajya babyemera buriya ujya kureba ugasanga abantu bose nubwo Jay Squeezer twika uzasanga haba muri comedy abantu 95% niwe wabazi Jay Squeezer wabazi y'uko batajya babyemera urikujya mu bahanzi urikubyumva tujya mu bahanzi umanzi uri trend uri kuvuga cyane abantu ntago caka kubyemera oya nuza kumuvuga cyane reka baze ari mu yashiza yitafanza wumve niyo yaba ataragufashije no yazaka kuvuga nabi hari ibyo bumwe cyangwa ubundi ashobora kugutwikiramo mwana turi ushoboye twese turabyumva uri kubyumva. Ikindi cya kabiri ni wa muntu ukunda kwizanira content abandi bantu bakayishishora cyangwa se batari bafite. Nijya kubwira kino kintu ntago ari wa muntu uzaza ngo ubone wenda ngo
ngo ari wo kurwanira ngo abastar ngo muze ngo bahosting cyangwa ngo ibiki oya we ni wa muntu ubwiwe nawe ubwiwe ni nawe ni content ni brand so man Jessica izajya akora ama-challenge abantu benshi ngira ngo indirimbo ya muhungu umwe muri 155 nindera Roskana ngo ni Roskana ngira yimenye kubera ko je yakuyemo inda akajya azunguza gutya bandi se wenyine tujya kwa Kevin Kaderi indirimbo yagiye akora ama-challenge sibyo gusa ife nanjye yankoreye challenge ku ngoma zanjye man wa muntu nyine ushobora guza nawe ugasanga nyine uko bamuvugaga ntago ari kamera ubwo ni ko ariko hagatonga icyo gitumye ngo hostinga wese utaza kuca mu ijambo yego twagiye uyu munsi none uraza kugabanya amagambo ko nawe uri umunyabibazo ukubyumva nabonye abantu bakoze inkuru abakoze ikiganiro bandika ibintu byinshi ngo warasezeye kwa Jay ujye namuvuga nabi ubwo nawe banza wikuremo byakamanza mbabwira kino kintu abantu mwe sibyo atazabaho kujajinga igifuniko cy'igitabo utarinjiramo imbere icyambere ikinyamakuru cyanditse bira bintu cyangwa se cyanditse irataito ntago nyaplodingira bivuza ngo nge ntago natinyuka niri narimwe kuvuga Jessica zo mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore nabi kuko nge yanguye hari mu bishanga oya je bivuga neza harya ni ku musozi wa Ndiza abantu bazizamuhanga murahazi yanguye yo aranza hera ubiko gusa n'ibintu bijyanye n'ibiti nta kiri kintu kihera uvuge ko ari na korotari kuvuga ko ari ishyamba ariko korotasi wanyu mwazi cukura ukaza kuri kabyindi wowe wanyu mwacukuye korotari wowe uza kuri kabyindi ibyo byihore bivuze ngo rero yango yaho hantu ariko ngo King Ira gwino hano nkwereke akwereka abanyarwanda reka ngo muri cy'abanyarwanda bakumenye ngira ngo yagupostinze video renga nka 200 izo ni nyinshi ngi ntabwo nakakana Jessica sibyo kuko kanu kanyongeye kumuvuga vuga ngo Jessica zo mipango icyogere mu nkuba mo hagati akazamo yuko ari umubyeyi wanje muri showbiz mufata nka data mwubaha nka data kuko iyo namugira ntabwo nari kuba naramuritse nanjye ntabwo namugira ubundi we twaragurira hewe we jibabwira ko akoraga ibintu byo gufotora urumva n'amafoto adashinga cyangwa akoraga video nzima ariko iby'amafoto byo nabikoresho wari ufite rero ukazumbwira ngo ufite kamera ngo bizone ko nguru gufotography oya ntabwo byo nabi babikuye kuko bako ufite strobe ufite studio ukora amafoto ya original ufite amatelefone aresho nkagira ngo ni karamye aho na photographe twari tuvugara oya abafotographe se zero switching ari kubizamo ariko nta bikoresho agira rero Jessica iyo ngiye kumuvuga ndamwubaha rumwe abantu ikintu cyambere ijambo rimubwira Jessica giravuga Jessica ijambo rimwe namubwira no kumushimira sibyo mani waritanze biragoye yuko afata umuntu mutaziranye ukazwa mu platform nini nkiriya ukamumurikira abanyarwanda nta kintu kimwe mwitezeho kwa mutari gukorana rero nge ntago mbifata nk'ikibazo nge ntago kuba ntago turi jya kuri post nge kano kanya ntago ni kurana na Jessica za mipango uko muri Kasuku Media ni mu rugo nahantu nazamukiye ni muri training ari aba training abantu benshi hara nahantu nazamukiye Patrick ntago bakirimo kandi ba time nasubira nkakora ejo wasura gakora n'abandi ibyo byaro wakwiye kumushimira ejo utazazamura akaguru ukumva ko nyine nta kintu yagukoreye impamvu ngoze kino kiganiro mbajya dushyiraho umucyo kubera ko nabonye abantu benshi bagutera amabuye muri comment baravuga ati ntago bya byiza kwihenura ariko nkurikiyenza gusanga atari wagize gute nimujye mu biganiro sibyo gusa rero ntago njewe nje kwenda kuvuga ngo iki cyari kinzanye nuko breaking news witwa Jessica za mipango cyangwa se cyogere mu nkuba ubu yamajije kugura icyokezo agitwara mu ndege agikura mu Rwanda akijyana Mongoli bishatse kuvuga iki icyokezo yagisiza kimwe kuri Kasuku Media agura ikindi Nyabugo bw'isa 8 z'amanywa uwitwa Jessica agitegera indege wibuka ko Mongoli yasiguze umbwe kari sangaye saa 8 z'amanywa nese minota 25 kutayongeyeho kandi nabwo yabivuze 25 nyine bagira ngo wenda harenze wenda n'amasegonda ariko icyari cyo nuko isaa 8 z'amanywa witwa Jessica wa mugabo bakiguzura mwibuka yaguze umuco maso Nyabugo icyo cyambere gihari ni ukuvuga ngo uza content rero mwavugaga ngo ntabwo azongera kuzikora bafite ikibazo cyuko wenda atazongera kutwihera ku nyama ko naje kuziryaho barabibonye uyu munsi none nubasha kugera mu Mongolia usanye inyama na Jessica si ibyo azakoresha azakoresha n'uburoko n'abazungu Jessica reka mbanza kugira ikintu kimwe nizera ko icyo cyokezo tugiye kukibika wapi ntabwo ugiye kukifotorezaho fata abazungu ngo bakoresha uburoko babandi baca mu mihanda ya Mongolia ubanza ubatekere ku nyama ubabwire ati gahene mu Rwanda dufite umuco wo kurya gahene yego iki nabonye postinze ko niho ushaka nawe gukomeza kugenda wirira gake ushobora kugira ara hakurya Nyamirambo ugasanga abahungu bavuga ngo nje gukora interview bagakokereza gahene gake bagakomeza nakazamura n'izo talent so rero ibintu byinshi tuje kuvuga ikintu ushaka kuvuga no kugira ngo numve uruhande rwawe uruhande rwanje ese koko numve kuko niba nawe uri mu bantu barimo kugira uruhande rwanya nduvuge
naruvuze ariko ntago narurangije ngenda shimira Jessica zo mipangu nta n'ikintu kintu nakongera nyuma yo kumushimira nuko nge kano kanya nifata nk'umuntu mubereye mu umwenda wigiye runaka umwenda muri nuyu sibyo akazi ndimo ndakora ni showbiz ni itangazamakuru mu myidagaduro ni muri ino mihanda kandi ne wanzanyemo bivuze ngo rero mubereye mu umwenda kuko yamaye ikintu kinini kizanunga urumva bareka twipanga umwari kujya kubizibura tumubwiririwe nubundi yavuze ko abantu kujya gukora interview ntacyo bitwaye ubwo dushakira umuhungu urimo kuba hostinga cyangwa ko tuzajye twihostinga dukora akazi so what I'm telling you Jay shaka gahene numara kukabona umbwire ngene nkotse hariya nubundi nsigare ku rugo ndebe ko twakora content nka 20 iki nanjye mushimire mubwire ngo kabisa muntu wanjye komeza unterebere none wabaye mu diaspora nakanyenyero ugiye kuzanya ugakanda utaza kumbwira ngo Jay sikwiza mipango itonde bantu muza mukavuga Jessica zo mipangu nabi musubiza inyuma amaso yanyu king wa game mujye mure mu bantu bose turi bari muri no mihanda nta muntu umwe atigeze ashyira akaboko oya arega ushaka kubyemera cyangwa mureke nta nubwo wemerewe kuvuga umuntu ari wese nabi muri so muvugana buramutunze mbega burani umuntu kugize abantu kukifuza ko undi muntu ya failing kukifuza ko content y'umuntu yagwa hasi kukifuza ko umuntu yafungwa ubundi ahana ryama uraharara nduharare byagenda ubikoreye watamuteringa amatiku nkayo ngayo muhite munayava banangiye no kubabara urubana byihorere twebwe icyo cyambere dufite muri twebwe ni umutima umeze neza ukeye ibyo byo kubabara ubisubije hirya ahubwo shaka ibirayi wirire ubyumva so guys rero kamubabwire ngo rero iki kiganiro nubundi nagira ngo numveho uko ubifashe ko nabonye Jay nawe byamubabaje nubwo nyine tujya bika kuri roho ariko tamutering you aza kujya mu bintu byo kwanga na Jay Chirabero itonde Jessica ikintu namukundeye ni kimwe yavuze ati ni gute umuhungu wanjye bigenda ukunuko yabikwepa mukabigenza ukunuko SMS warayibonye bivuze ngo Jessica numwe mu bagabo babahanga ashobora kureba we nagaza ngarebe igitabo atabo nimba cyitwa kunuko birarangiye ahubwo yinjiramo imbere akabanza agafungura agasoma nicyo kintu namukunde yabonye so guys reka mbabwire ko umukire wa mbere ubungu bamwita Biwan Jini kwisi hose Biwan Jini kwisi hose niba utazi Biwan Jini zamura akaguru barabizi ngiye barambaye brand we shaberekesha bereke Biwan Jini kwisi hose iyi niyo company imeze neza ushobora kurangura ushobora kudutumaho tukakuzanira mu rugo iwawe urumva tugere gukora none n'andi macupa maremare numvishe boss abimbwira uko tugiye gusora indi cupa none rirerire rya Biwan Jini kugira ngo ibintu bigende neza cyane n'izindi nzoga tugiye kubazana n'izindi ariko boss yazakoze wenda nk'inzoga kayita wenda nka krokodile urunyamaswa rufite umukara umeze gutya ariko nayo najya nkinywa icyo cya krokodile nkajya nkinywa cya krokodile kunywa inzoga z'injoro niyo ku isi hose muve mu byuma mujye kwinywa Biwan Jini rikeri yuzewe kandi imeze neza iki nanone ambibutsa yuko nyine Rujama Phones shop ngo yagiye kumuvuga sogokuru mbanza nkaca bucye nkakubwira ngo gerara mu mujyi ka Free Zone uhure na sogokuru wanjye bita Rujama Phones shop kwikubita telefone zimeze neza iki nanone rero mbabwira ngo umukwafere bita Jackson ashobora kukogoshera mu rugo iwawe si ngombwa ngo uve mu rugo we niba ushaka Jackson rero ugomba kuncaho cyangwa kwa nimero ze ariko Jackson nawe ugira ugure telefone ibintu byo kuvuga nimero ngasanga ntago iriho ibyo ntago ari byiza cyane ni 0788 uwo ni Jackson ashobora kugira gute kukogoshera mu rugo iwawe yes ndagiraga abantu BR Prot kano kanya tuvugana ahubwo ngiye kujya Nyamirambo Cosmos ukwicongesha nanone sibyo nkunda kwivuga inshuro nyinshi mwabantu dure mara ni hari Cosmos ni salo yitwa Head Office Salon kumukwafere witwa Bobo ni kuri office y'imitwe ngo ni Head Office y'imitwe aho ngano honyine bashobora kukogosha umucongo bita 2025 banongera no mu kwa mbere nyo ku kwezi gushize ngenda nkira ukwezi n'itariki muri Head Office Salon na offering kuri IG ariko nawe bagire bongere bagucisha akanyoro utazaza mu kiganiro ari nakubwiye yuko ngiye gushirisha wo umucongo witwa mu kwa mbere so Head Office mwasange ubundi ikintu babwire ngo ibiganiro tuba tuje gukora n'ubundi nta kintu kizima tuba tuje kubabwira abantu uretse ko entertaininga urumva we niba wumva nta kizima reka kuri gukora sub nako sinyambwira abantu ngo mukore sub mujye ushaka mu nabyihurire wereba wigendere ikindi ahubwo ujye urangiza ikiganiro none akandi ka namwe mwakoze saburi mwumva bibarambi mukorani sab uko mwashobora gusanga waribeshye yoboka indi nzira so guys reka mbabwira ngo tutuje ku entertaininga ikindi ibiganiro nakagaruka ariko kuri mikoro no kuri kamera ariho ku technique ariko tuje tuvuga kuri technique ko tuba turi ahantu hiti hotel zuba gute tuvuga ngo kuri kamera kuri technique twa dufite zebra switch muna mufollowing by the way ciao